Jungle. Okay. Ravri, urabizi neza imbaraga umuntu atakaza iyo ari gukora channel mu ntangiriro zayo gucreatinga email buri kimwe cyose. None wowe uraza uvuga ngo channel ya Yago ntago yigeze ifungwa. Mbese urumva ari ibintu wimbwira ibintu byinshi cyane sibyo biriya bintu ni buteka mutwe buteye ubwoba. Simvuze nabi Yago ndamwe nanjye ubwanjye ndamukurikirana, ariko iyo urebye kuri Yago TV show barayikwereka, ntibakwereke ama video, bakakwereka ko iri private. Ikintu yabashije gukora yarayihagaritse ayigira private. Ni gute channel yaba yarahagaritswe? Ukayiha subscribe, ukayiha like, ibintu byose by'ingenzi kuri channel biriho, ikitariho ni video. Okay. Urashaka kuvuga ko channel ya Yago yayihagaritse ku bushake? Ndashaka kuvuga ko channel ya Yago ihagaze ku mpamvu ze bwite. Twese tuzi neza ko iriya channel ya Yago yamuhembaga, yamuhaga umugati. Ikindi urabizi neza ko iyo umuntu yaprodinze ikintu kuri channel ye abantu bakakireba abasha kugira gute, abasha kwinjiza ya konte ye ikajyaho amafaranga. Icyo nge mbanza kukubwira mbere na mbere, sinzi niba uri kucyumva. Yago akeneye kwamamara biruta uko yari yaramamaye. Ntago mbizi icyo agamije, ahubwo nakura urujijo mu banyarwanda agaragaza ukuri. Ibyo bintu uri muravuga mukanya jyewe ngiyeho mbona beef afitanye na Philipita, avuga ko The Choice aribo abakora muri The Choice aribo bamuhagaritse. Ese The Choice bafite ubuhe bushobozi bwo guhagarika abantu bakora umwuga umwe? Bafite ubuhe bushobozi bwo kurega umuntu ako kanya bakayihagarika? Nje ntago nemeranya n'umuntu uwo ari we wese uzavuga ngo channel ya Yago yahagaritswe na Yago ubwe ku giti cye. Ni nkaho wavuga ngo ahantu umuntu yakuraga umugati afashe nk'inzu ye ikodeshwa arayitwitse. Ahubwo icyo ni cyo kibazo twakabaye twibaza. Ni iyihe mpamvu nabyita nko gufata Yago ukamukina ku mubyimba mbese ugashaka kumwishima? Yewe ndimo ndibaza, yewe ntago ndi kumwishima hejuru, please. Ariko Ravri wishaka kunteranya n'abanyarwanda. Urabizi neza Ravri, uzi neza imbaraga zose umuntu ashyiramo. Ndabizi wakereyatinze amacano menshi n'ubu harayo ufite. Urabizi neza imbaraga umuntu ashyiramo iyo ari kwa uploadinga, kubona internet, gukoresha ibiganiro, buri kimwe cyose kugira ngo umuntu agikore na amafaranga. Ahubwo twakabaye twibaza tukanatega n'amaso, ni izihe nyungu ateganyije muri ibyo bintu ari gukorera abanyarwanda? Ushobora gusobanurira abanyarwanda ko hari ababikoze impamvu Yago ashobora kuba yarakoze biriya? Naze yerure avuga uti kanaka na kanaka na kanaka nibo bari inyuma. Tubyumve kimwe, tugerageze kugendana, ariko reka genda gakeya. Birashoboka cyane yuko ikintu jyewe nemera ni kimwe. Birashoboka cyane yuko baba baramubwiye katagomba kongera kwa uploading bitewe na kariya kabazo hafite akavideo ka ni now. Ibyo bintu byose twese twarabyumvise, tuzi neza ko hari abantu kumukorera amabara bibaye ari no kuyifunga, cyaba ari cyo kintu ari kuzi. Ariko ntabeshyira umwana w'umunyarwanda n'uyu numwe. Nyumva nta muntu utagira abanzi. Umva uruhande rwanjye, nyumva uruhande rwanjye. Hari abantu bagiriye ishyamba Yago ndetse turabazi, ni bamwe mu banyamakuru urabazi. Just nta muntu utabazi, twagiye tubumva Emirene, twumva Fata ku mavuta, twumva. Ntabwo nshaka kubavuga izina abo banyamakuru, twumvishe abo Clement wo muri Kina Music, twumva Philipita, ni benshi sibyo, ariko nagaragaza umwe muri abo cyangwa se babiri muri abo. Arega burya nuko umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Buriya Yago afite ikiniga ku mutima no kuba abasha gusobanurira abanyarwanda ikibazo yagize n'ubuhanga, ndetse ni ikintu nyine nuko n'ubundi yifitemo ubumuntu muri we. Ariko yagaragare gikomeye cyane, nagaragare yigaragariza abanyarwanda. Nemera neza ko Yago umutekamutwe. Nanjye simushinja ubutekamutwe, please. Simushinja ubutekamutwe, ariko afite urujijo rwinshi ahishiye abanyarwanda.
nirwo dukeneye kumenya. Yago ngo yafashe channel ye arayihagarika ku bushake, hanakura umugati, ntabwo ibyo bishoboka. Ubu se igihe yahagarariye kwa prodinga, urakeka ko hatarimo igihombo gikomeye kabone nubwo iyo channel yagaruka? Uretse ko ngiye mpamya ko iyo channel itagaruka, nta nubwo tayari noneho uza kandi kantu taruzi, uza kandi kantu taruzi. Hari abantu benshi bashobora kwiyitirira Yago TV show, bakaba babasha nko gushishura iriya channel ye, bakaba babasha uza kandi kantu taruzi. Ubu tuvugana yarangije kugaragaza yuko mukanya nasomye letter yanditse, yarangije kugaragaza yuko The Choice Live nayo yahagaze. Uri kubyumva? Niba na The Choice yahagaze, bivuze ngo niba baramureze ari bashinja ko bamureze, baramureze nawe arabareka. Just noneho umuntu yagatekereje kabiri kibaza, ese ikibazo kiri aho ngaho ni iki? Arega bamwe baravuze ngo iriya channel niba banyiri channel bataragaragaza, atari bo bagaragaje ko mbyenda bavuga ati Philipita cyangwa se Emirene bajye hagaragara bavuge ngo The Choice yahagaze. Bikaba bijwemo na Yago ari gusubiza Philipita iby'amagambo yamubwiraga, akavuga yuko YouTube channel Yago TV show yahagaze, niba yarahagaritswe. Yavuze akantu karambabaza, ariko nanone kanira gutekereza. Yabajije Philipita ngo ese kuba mwe mutacyaprodinga mwageze iyo mujya, cyangwa se ibyo murimo mwarabihaze? Umva ikibazo kiba ahantu kiri gikomeye cyane. Hari abantu benshi bari kugenda bavuga ngo iriya channel yari iya Knowless ndetse na Clem, kandi ngiye iriya channel ya Yago TV show yari ngo yari iya Knowless na Clem, kandi ngenzi ibyuya Yago yashyize yiyushye ibyuya byinshi. Aho ngaho byaba ari ukubeshya cyane, twakuranye n'umuntu twagiye, aho ngaho byaba ari ukubeshya cyane, kubera ko iriya channel iyo ugiyeho usanga imaze imyaka 6 ikora. Bakwereka igihe mbere na mbere, bakwereka igihe Yago TV show imaze ikora muri iyi industry. Knowless na Clement nabo izina Kina Music rimaze imyaka irenga 10 irikora. Just umuntu yakibaza bihuriye n'ibyo ngibyo. Ariko ngewe ntago mbiha agaciro cyane kuba niyo yaba ari ya Knowless na Clement. Icya mbere cyo nifuza ko buri munyarwanda wese agomba gutungwa n'ibyo yavunikiye. Oya, ngiye ikibazo ngira ngo nibariza abanyarwanda cyangwa se abantu babifitemo uruhare muri biriya bintu. Yego. Ubundi channel bayihagaritse bate? Barayihakinze ko wenda karibyo bishobora kuba byashoboka, cyangwa se channel bakabaye wenda barapostingagaho wenda nk'ibishego cyangwa se ibintu biri violent, kuko YouTube niyo ikubitamo age restriction. Bagukubita age restriction. Bareka banza unyumve neza. Abantu batazi no gukoresha YouTube nibo wenda bashobora kuba bafite n'amagambo menshi. Urumva? Kuko ni gute yes ngiye nagiyeho ndeba acyafite hafi miliyoni zigera kuri zingahe za views. Bafite amagambo menshi n'abafana bari kuvuga ibiri mu itangazamakuru. Nibyo rero tugomba gushyira ahagaragara. Bo ubwabo yaba Yago cyangwa se Philipita have mu umwe avuga uti kikoko cyarabaye. Bo bashinjanye hagaragare uwabivuze wa nyawe, bave mu rujijo batukana. Harimo benshi, harimo itangazamakuru ryinshi ritukwa, ugasanga comment nta kindi kirimo, muri abana babi mwagambaniye Yago. Ntago ari byiza. Oya, ibyo cyane ntago turi kubirebaho cyane. Ikintu turimo turita ku magambo ubwe Yago yanditse ku rukuta rwa Instagram. Ariko ujyaho sinzi niba mukanya wagiyeho ari gusubiranya na Philipita. Ese mushingiye kuri ibyo mutaretse kugendera ku mbuga nkoranyambaga, mwebwe n'umutima nama ubundi muremezanya nabo iki? Channel yarahagaritswe, channel isaha ndabivuga, kandi ngewe nzavuga ukuri ninshaka nzakuzire, sibyo? Ngewe ndahamya neza 100% iriya YouTube channel ntago yasibwe, irahari. Simpanganyije yuko itahagaritswe, ariko sinemeranya n'abavuga ko yasibwe. Yahagaritswe nande? Nabyo simbizi. Niyo mpamvu navuze ngo nibazi neza ko yahagaritswe nabivuge. Avuga uti naba babigizemo uruhare kugira ngo ihagarikwe, kuko bibaho ko umuntu yakureza ikintu
kuri YouTube channel hari ukuntu umuntu akurega bagasa nk'abaguhaye pause ariko nagaragaze ngo ni kanaka na kanaka babikoze babifitemo uruhare kugira ngo YouTube channel yanjye ihagarare. Ariko si impamya sinumvikana n'abantu bavuga ngo Yago TV show yarasibwe. Yago TV show irahari, irahari. Nubi isaha ajyaho uramuha subscribe birakunda, uramuha link birakunda, yewe n'igihe amaze akora kiragaragara. Urambwira urabivuga heke? Nge icyo mbivugaho ndemeranya neza n'abantu bavuga ko iriya channel ya Yago yahagaritswe. Yarahagaritswe koko abanyarwanda mwarabibonye mwese mubyemera ko yahagaritswe yarahagaritswe nanjye ndabyemera. Reka nsobanureho gatoya. Ariko uburyo yahagaritswemo nanjye ubwanjye kugeza iyi saha. Reka nsobanureho gatoya. Banza unyumve nanjye ubwanjye kugeza iyi saha sindahamya neza 100%. Reka nsobanurire abatumva kubera ko hari ukuntu wowe ubwawe ugira ikintu private ukumva ko nyine bya bihangano byo wari ufiteho ari we wenyine umenya aho biri. Niko rero bimeze. Oya ntagari ko iyo ugiye kuri Yago TV show banza umve iyo ugiye kuri Yago TV show bakwereka ko ihari bakakwereka kiri private bakwereka views hari video nimwe wigeze ufungura kuri channel ya Yago ukayibona nayo bareka ngo mba mari impungenge. Yego no kuvuga ngo nkatwe dukoresha amachannel buriya iyo usibye video yego na views zayo ziragenda na watch time zayo ziragabanyuka. Icyo nemeranya nacyo urumva ikintu cyahagaze ni post ni post zahagaze zitari mu gukora. Yago yasobanuye neza umva ngusobanurire sibyo sinzi niba wumvishe byose akweko yavuze ko usibye video na views zigenda sibyo. Rero ni ukuvuga ngo views ziracyari zazindi na niyi saha wabishatse wakongeraho nawe ubwawe niba utanamukurikirana ukajyaho na subscribe arayifata neza cyane. Wasomye neza ibintu amakuru yose Yago yagiye atanga yavuze neza ko channel ye kugira ngo ihagarikwe ari umuntu wamugiriye ishyamba akavuga ko mu mavideo yagiye akora buri gihe cyose hagiye haza amakano kajyanye no kumusesereza. Noneho uwo muntu akaza kwegera inzego z'umutekano bagakorana na polisi bagakorana ndetse na YouTube bakemeza ko channel ya Yago igomba guhagarikwa byaba na ngombwa igasibwa. Haciyeho nk'iminsi bareka kuburana avuga ko channel ye yasibwe kandi koko twagerageje gusacinga mo ama video yagiye akora na buri kimwe cyose dusanga channel ya Yago yarasibwe. Haracyariho akarogo haracyariho ariko nta channel ihari. Niba nta video nta channel ihari, niba nta kiganiro na kimwe kiriho. Njyewe reka nkubwire sibyo urumva urahera uvuga ko iyo channel kugira ngo ubashe kubyumva cyangwa itahagarizwa. Njyewe reka je nkubwire ukuri sibyo. Ibyo ngibyo muvuga muri kwinjizamo leta ushyiramo polisi ushyiramo iki ibyo ngibyo ntago bibirimo sibyo. Ibyo nibirimo kubera ko byageza aho ngaho na channel nayo wabubona kugeza iyi saha biriya bintu ni business. Biriya ni business uwayifunga wari we wese habaye hikosa ni ukuvuga ngo biriya bintu bimeze nk'umupira YouTube imeze nk'umupira iyo ushyizeho ikosa iyo uzarebe umusifuzi nagatwiko yes uzarebe wenda oya mbona ari nagatwiko reka uzarebe oya reka ngurugero gake sibyo uzarebe nko mu kibuga nk'umukinnyi yari gukinira nabi bagenzi be cyangwa se akora ibyo arbitre adashaka sibyo aguha ntuza ya mbere aguha warning ya mbere n'amagambo warning ya kabiri ziri kumwe n'ikarita y'umuhondo warning ya gatatu iziri kumwe n'ikarita y'umutuku bagushyira inyuma y'ikibuga igihe runaka. Bibaye ari ibishoboka rero na Yago nuko imeze nta wayifunze nta n'uwayisibye ahubwo ari kuri warning kubera ko ntabwo nemeranya nawe warning bayimuhaye rimwe bamuha kabiri ubwa gatatu
barayifunze. yes ntabwo rero ubundi iyo warning yavugaga ngo iki urabona sakweko sibyo ikintu mpamya neza gishobora kuba cyarakoze kuri uriya mwana w'Imana sibyo uriya muhungu hari agaposte muri now harimo akaboro yashyizemo ko abantu bari gusambanira mu mazi bari gusambanira muri pisine kariya kantu ndakubwiza ukuri buri hantu hose umuntu wese igitangazamakuru cyose cyashyizeho kariya ka video bagihaye warning sibyo birashoboka kuba rero byarakubitanye na Yago afite warning ebyiri agakubitaho iya gatatu kuri kariya ka video kakaba ariko kamukoraho muri now Lovely nkurikije ama interview yose yagiye akorwa nkurikije ibintu byagiye bivugwa bitandukanye kuri iriya channel ya Yago njewe narasesenguye nk'umusesenguzi nsanga iriya channel ya Yago yarahagaritswe byanyabyo kubera ko na nubu ntiri kumwungukira ntiyaploding ahubwo njewe ikintu nakwisabira abanyarwanda uyu mushuti wacu nkuko wabivuze ngo n'umwana w'Imana jewe ndamukunda cyane kuko afasha abahanzi afasha buri muntu wese bamugiriye ishyamba nabo aba bantu bamugiriye ishyamba nabo tukabasabira kugira ngo imitima neza cyane nabonye na mama we ari kumusengera abantu bamugiriye ishyamba turabasaba kugira ngo turasaba Imana imitima Imana ihindure imitima yabo bantu bamugiriye ishyamba n'abandi bantu bamutekereza ikintu kibi ariko ndahamye neza ko kiriya gihombo ni igihombo tugomba gufata nk'ikintu gikomeye kandi nk'isomo rigomba bigomba kutubera icyitegererezo natwe buri gihe cyose waba uri kumwe n'inshuti yawe waba uri kumwe na mugenzi wawe ukagira amakenga ukizera neza ko ashobora kuguhemukira kuko Yago ndahamye neza ko yahemukiwe yagiriwe ishyamba gutera imbere cyane Yago yagiriwe ishyamba ku buryo bufatika bugaragara ntawe utabizi urumva ari mboneraho mbwira n'itangazamakuru